Turabashimiye kandi twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Iyarure TV. Iyarure TV tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tubagezaho iyobokamana, ubuhamya, guhugura umuryango ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Nge rero muri kumva ndi MC Theo. Uyu munsi twongeye kugira umugisha udasanzwe, imbere yanyu murahabona wa musaza w'inzu y'ibitabo, wa musaza mumenyereye kubona mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byagiye bibafasha. Uyu munsi rero twahawe umugisha wo kongera kumubona. Imana yamushoboje, Imana ishimwe cyane. Pastor, muraho neza? Muraho cyane, mukomere. Yes, nashimwe. Imana iguha umugisha, twari tugukumbuye, hari hashize igihe kingana nk'ibyumweru 2 utaboneka. Wari watubwiye ko wagiye mu rugendo rwagenze neza. Wagenze neza, Imana ishimwe cyane. byagenze neza rwose. Uyu munsi hari ijambo Imana yagushyize ku mutima ushaka kubwira itorero cyane. Ubwo rero reka duhe ikaze abadukurikiye, ariko kandi nawe tuguhe ikaze, wakwibwira abadukurikiye kandi. Murakoze cyane. Nitwa Hamenyimana Yohana, ndi umupasitori. Ku basanzwe banzi nyine nagiye mbibwira itorero ryanjye, inkuru nziza y'abacunguwe. Mu Gifaransa baryita Ebereye mu magambo ahinnye, Eglise de la Bonne pour les rachetés. Ni itorero ry'ubutumwa bwiza, rivuga ubutumwa bwiza bwo gucungura abantu. Tugomba kwibuka ko twacunguwe, kandi tugahora tubikangurira bene data. Gucungurwa kwacu gufite akamaro. Ntaratangira rero ijambo, hari indirimbo mfite Imana yashyize ku mutima, ndagira ngo mbanze nyiririmbe. Tutari twaririmba, wabanza ukadusengera umwanya tugiye kujyamo. Yes. Dusenga Imana. Mana data wa twese, muremyi wacu, turagushimiye cyane mu gitondo cy'uno munsi. Hari hatambutse igihe ntabonana na bene data, ariko uyu munsi wabyemeye, wabikunze, kandi ntiwabura kubyemera kuko hari icyo ushaka kubwira abana bawe muri iki gihe cya none. Ijambo ryawe rero rifite ubutware kandi rifite imbaraga, kuko ari ryo ryaremye byose. Amen. Uyu munsi mpagaze hano nk'igikoresho cyawe, ariko nzi neza ko ntabyo nkora ntabanje kubikwereka. Niyo mpamvu ngusabye ngo iri jambo Mana urishyigikire kandi uritunganye, abe ari wowe kurinoza. Wongeremo imbaraga kugira ngo rishobore gufasha abantu benshi baryumva, kuko wowe nk'Imana ufite intego yo kongera ngo ukangure ubugingo bwa benshi bwasinzirijwe n'ibibazo byo nk'isi y'imperuka. Byose mbyambaje mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Turirimbe rero. Mfite indirimbo ya 51 mu gitabo cyo gushimisha, sinzi niba muyizi, mukaba mwayimfasha. Nitumva tuyizi turagufasha. Ngiye gutangira rero. Muze musange Yesu bakunda, mwese nimuze mwe kuzuyaza. Yesu arashaka yuko mukira, nuko mumwitabe. Yesu bwazaza tuzishima twese, tujye kubana akaramata nawe, dutandukanye n'isi y'ibyaha, tubanye mu ijuru. Mwese nimuze
mwitabe Yesu abaruhura b'amahoro, nuko mumuhi mitima yanyu yose ayiharire. Yesu bwazaza tuzishima twese, tujye kubana akaramata nawe, dutandukanye n'isi n'ibyaha, tubanye mw'ijuru. Mwibuke yuko igihe gikuze, nta n'umwe umenya kwatinda mw'isi. Umwami Yesu ageze bugufi, tebuka umwakire. Yesu bwazaza tuzishima twese, tujye kubana akaramata nawe, dutandukanye n'isi y'ibyaha, tubane mw'ijuru. amen amen. Twakomeza n'ijambo ry'Imana noneho. Indirimbo iraryoshye ariko ni ubwa mbere nyumvise, niyo mpamvu nagufashije. Cyari batoya mu baporo. Reka twinjire rero mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ego turarebera hamwe ijambo riboneka mu gitabo cy'Abefeso, igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza 10. Igitabo cy'Abefeso, igice cya 2, umurongo ni uwa 1 kugeza umurongo wa 10. Reka dusome. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikize imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri abo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibya kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amina. Amen. Muri rusange reka nsome indi 30 yo mu gitabo, ni icyo gitabo ariko ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Wumva naho ukuntu ni 30 gusa. Umutwe w'amagambo yaho aravuga ngo kuva mu rupfu ujya mu bugingo. Namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu,
nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'inyabutware byo mu kirere, ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri abo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora iby'umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose, cyangwa twari abo kugirirwa umujinya. Nashatse gusoma ahangaha naho ariya magambo kugira ngo abantu bashobore kumva. Nabihaye insanganyamatsiko ivuga ngo ni ukuva mu rupfu nyine ujya mu bugingo. Kuva mu rupfu ujya mu bugingo, ni iryo jambo rikuru nshaka ko tuganira n'abana b'Imana uyu munsi. Muri make ntarasesangura iyo ngingo, ndagira ngo mvuge gatoya ku ijambo rivuga ngo gukizwa. Gukizwa ni iki? Ubundi mu magambo asanzwe ya Kinyarwanda, gukizwa ni ugukurwa mu kaga cyangwa ni ugutabarwa. Gukurwa mu kaga cyangwa gutabarwa. Kera twajyaga twumva ko igihugu kitaratera imbere habagaho inyamaswa mu bihe by'abasogokuru, kandi izo nyamaswa zararyanaga. Iyo umuntu rero yagendaga wenyine nko mu ishyamba, yashoboraga guhura n'inyamaswa igashaka kumwica. Noneho akabura uko abigenza, ubwoba bukamwica. Yagira amahirwe akabona haje undi muntu atazi yavuye umutabara, agakomera ati komera 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 komera, ubwo umuntu agatuza kuko abonye umutabara. Pawulo nawe nicyo cyatumye aya magambo ayigisha itorero ryo muri Efeso bari barakiriye ubutumwa bwiza, ariko agambiriye kubabwira uwabatabaye, uwatumye bagira ayo mahoro bafite ubu ngubu. Yababwira uwabatabaye urwo rupfu, kuko yaravuze ngo namwe yarabazuye. Ni ukuvuga ko rero bari barapfuye. Ubwo bari barapfuye rero, yaraje kubibutsa uwabatabaye, uwabazuye, kugira ngo bahore bamuzirikana, kandi agambiriye kugira ngo umugambi w'Imana wo kubahuriza muri Kristo bawukomereho ntibazawute. Muri rusange rero, ntabwo ubwo buntu bwa Kristo bwabonetse ari uko abantu barinze gutanga amafaranga, ntabwo bwabonetse ari uko batanze ibitambo. Ni ubuntu. Gukizwa kw'abakristo ni ubuntu, ni ugukizwa n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo ngiye kuvuga, ariko ntarasesangura aya magambo mugere kure. Ndagira ngo mbanze asobanure urwo rupfu Kristo yadukijije rwaje gute, rwageze mu bantu gute. Niho abantu bashobora kubimenya neza. Soma Itangiriro igice cya 3 nyine, Itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere ugeze kuri 6. Itangiriro 3 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 6. Reka dusome. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Itangiriro umurongo wa mbere. Ni umurongo wa mbere nahereye. Ugeze 6. Nahereye ku murongo wa mbere. Itangiriro soma ku murongo wa mbere kugeza kuri 6. Yego. Reka dusome. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza,
mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, biremeramo ibicocero. Urakoze cyane pastor. Garukira aho ngaho. Muri rusange nashatse ko ayo magambo aba intangiriro kugira ngo abantu baze kumenya uburyo urupfu rwageze mu bantu. Muri make rero urupfu rw'abantu rwaje mu buryo bubiri. Icya mbere, kugira ngo rubagereho, Satani yakoresheje amagambo y'ikinyoma. Ni inyigisho y'ibinyoma. Ikinyoma nicyo Satani yakoresheje ashuka umuntu bwa mbere, kandi kugeza kuri uyu munsi wa none icyo kinyoma Satani aracyagikoresha no muri iyi si. N'uyu munsi kiri cyakora. Abigisha b'ibinyoma bakorana na Satani nibo bari kugenda n'ubundi bayobya abana. Inyigisho z'ikinyoma. Itorero rizima rishaka kugerana na Kristo bagomba kubanza kwiga Bibiliya, bakamenya inyigisho z'ukuri bagomba gukurikira. Dore rero ukuntu urwo rupfu noneho rwo mu buryo bubiri bwaje. Hari urupfu rwa mbere, umuntu yapfuye mu bugingo. Upfa mu bugingo. Urwo ni urupfu rwa mbere. Yapfuye mu bugingo kuko yambuwe ishusho Imana yamuremanye. Murabyibuka neza, murabizi. Imana igiye kurema umuntu, ubutatu bwera bwaratera. Turema umuntu usa natwe, ufite ishusho y'Imana. Nubwo ngo uwo muntu yari afite ubwenge bw'Imana. Satani icyo yakoresheje rero kwari ukuyobya wa muntu kugira ngo amukuremo bwa bwenge. Iyo shusho y'Imana nagiraga ngo nyivugeho abantu bamenye ubwo bwenge. Iyo urebye muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza 9, haravuga ngo mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, kandi ako gashami kazera imbuto, ngo umwuka w'Uwiteka uzaba uri kuri we, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kujya inama, umwuka wo kubaha Imana, niwe uzaranga ku gashami kazaba kavutse mu muryango wo kwa Dawidi. Ako gashami ninde? Ubwo buhanuzi bwavugaga bw'Imana ni Yesu Kristo. Ubwo nibwo bwenge Imana yari yaremanye iki? Umuntu. Satani aba aramuhamisha mu bintu yamwambuye. Urumva ko yamwambuye ubwo bwiza nyine Imana yari yamuhaye. Ikindi burya yamwambuye n'ubutware. Imana yaremye umuntu ivuga ngo tumuremeye gutegeka, gutwara no gutegeka ibi bintu byose tumaze kurema. Noneho n'ubutware arabumwambura. Amutwaye ubwenge, amutwaye n'ubutware. Umuntu ahinduka igishushungwe. Uko niko umuntu yahuye n'akaga, noneho atangira kugenda arindagira. Yari yahawe ubushobozi bwo gutegeka ubutware, ariko icyaha cyamuzaniye igihano noneho cyo gutuma n'ibyo yari yahawe gutegeka bimuhinduka, biramuhiga. Inzoka niyo yahawe uburenganzira. Agiye guhana uwo mugore yavuze ati, ishize urwangano hagati yanyu, wa nzoka we, urubyaro rw'uyu mugore ruzakomera umutwe, ariko nawe uzarumenagura iki? Agatsinsi. Inyamaswa zihabwa ubutware bwo kurya abantu, kandi baremwa Imana yari yavuze ngo zijye zibatinya, ariko none inyamaswa zawe n'uburenganzira kurya umuntu. Umuntu n'inyamaswa rero baranga.
urumva ko umuntu yarahombye icyaha cyatumye ahomba. Amen. Ngiye kuvuga urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri yapfuye mu buryo bw'umubiri, aribyo twita kurekeraho kubaho. Ni urupfu rw'abantu bose. Umuntu yari yaremewe kuzabaho iteka ryose, ariko icyaha kije, Imana itegeka ko agomba gusubira mu butaka. Nimwo yavuye, nta nubwo azagira ate, nta nubwo azasubiramo. Izo ni ingaruka z'icyaha. Ntacyo ab'isi bakora, nubwo bazi gukora imiti, nubwo ari abahanga, ngo bashobore guhagarika urupfu ku muntu. Ntacyo bakora. Kandi ibimenyetso by'uko umuntu agomba gupfa byamwinjiyemo umunsi arya ku giti yari yabujijwe. Niyo yatangiye kurya uburozigo bw'urupfu. Indwara atangira kujya arwara. Burya indwara ni ikimenyetso kikumenyesha ngo ariko hari igihe tuzagutwara. Iyo warwaye ni integuza. Iyo warwaye utangiye kwiganira, utangira no gucika intege. Iyi ndwara nzayikira none. Indwara se noneho nzayikira. Ni ingaruka z'icyaha. Ikindi, atangira noneho no gusaza. Umuntu wari waremeye kubaho iteka ryose, serire ze zimugize zitangira gupfa. Atangira kujya agenda acika intege. Nicyo ni icyaha cyazanye ako kaga. Umuntu rero nta byiringiro afite byo kubaho iteka ryose, yarabyiyatse. Amen. Izo ni imva ebyiri nagira ngo mvuge abantu bikuruye, kuko dushaka gutambuka, ntabwo dutsindagira cyane. Ni gute se izo ngaruka zatugezeho twebwe abo mu isi y'imperuka, kandi icyo gihe tutari duhari? Kuki tubiryoza? Ibyo ntabwo ari twebwe twabikoze. Reba mu Baroma, iryo jambo ni wowe urireba. Reba mu Baroma 5 ku murongo wa 12. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 5 umurongo wa 12. Ni umurongo umwe gusa. Umurongo wa 12. Reka dusome. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ibyaha nk'uko byazanywe n'umuntu umwe witwa Adamu waremwe, ibyaha byahise byinjira no mu muryango we wose, mu bana we bose yabyaye. Icyaha rero cyabaye uruhererekane, kandi icyaha gikomeye bakoze burya ni uko bifuje kumera nk'Imana. Muri kamere y'abapagani buri gihe bifuza kumera nk'Imana ngo bayisumbe, ariko burya bari kwikururira ingaruka, kuko ntushobora kurenza ubwenge bw'Imana ngo uyige hejuru. Ahubwo iyo bigenze gutyo, igihe cyawe cyo kuguhanura bigukubite hasi kiba cyageze. Uko rero niko twebwe abakomoka kuri Adamu twese twandujwe n'ababyeyi icyo cyaha bakoze. Niyo mpamvu turyozwa, niyo mpamvu niyo mpamvu tubabara, niyo mpamvu dupfa. Turazira icyaha cy'inkomoko. Imana itugirire neza. Ariko se abantu bo bagaruwe mu buzima bw'iteka bate? Kuko nubwo byagenze gutyo, urukundo rw'Imana yiremeye umuntu burya ni nkawe ari nk'uwo yabyaye, ntiyarekeye aho ngaho. Urukundo rwagumye gukurikirana wa muntu. Hari ibyo nari naramugeneye, ndebe ko yenda nazamugarura kongera kubonana nanjye. Reba nyine Abaroma hahandi usome ku murongo wa 18 n'uwa 19 muri bya bice bitanu.
umurongo wa 18 haravuga ngo yego nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacibwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe. yego Reka nsubiremo neza. subiramo neza. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Umurongo wa 19, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Voilà. Uko niko umuntu yagaruwe mu buzima bw'iteka ryose. Byakozwe n'Imana, yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo yigishe noneho abantu kugira gute gukiranuka. Abazumvira Yesu Kristo bose bahawe ububasha bwo gutsindishirizwa nawe kugira ngo batazongera guhanwa, kugira ngo batazarimbuka. Uwumvira rero Yesu Kristo ni umunyamahirwe, yongeye kumuhuza n'Imana ye, afite umugisha, ariko utamwumvira afite umuvumo. Itorero rero rigomba kwita ku gikorwa Kristo yakoze, ku murimo Yesu yakoze. Kristo yakoze umurimo ukomeye wo kudupfira kugira ngo aducungure, yongere anaduhuze n'Imana yacu, no guhabwa icyubahiro. Abatamufite bagomba kumenya itorero icyo ari cyo. Niyo mpamvu ubona abana b'Imana bamufite, bamutunze, bagomba kumwishimira bakamubyinira. Ntabwo tubyina ngo ni uko turi ab'isi, twebwe tubyinishwa dufite ibyishimo bitewe n'icyo Kristo yadukoreye. Imana nishimwe. Abamwumvira bazabaho mu bugingo bw'iteka ryose, ariko batamwumvira ntabwo ijuru bazarirabukwa. Icyo nicyo gikorwa Yesu yakoze. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Noneho kumwizera uyu munsi, menya umurimo Yesu yagukoreye. Niba utangiye gucogora, ndi kubwira abanyetorero bamenye umurimo Yesu yabakoreye. Niba hari abatangiye gucogora, kumwizera uyu munsi amusaba imbabazi, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kristo yakoze umurimo wo kuducungura, ariko abatubahiriza icyo gikorwa ngo bamuhe agaciro, ari hafi kugaruka, kandi azaba agaruwe n'ibintu bibiri. Azaba agaruwe no guhana no guhemba. Guhana ba bandi batamwizeye, banze kumvira. N'ubu harimo abamusuzugura, bagasuzugura n'ijambo rye. Azagaruka aje guhana. Ubundi ubwa kabiri no guhemba. Guhemba bamwumvira, guhemba bamwubaha, bamunambyeho, bemeye itegeko ry'umwami wabo, bazi neza igikorwa yabakoreye cyo kubacungura, bazi ko bariho babeshejweho nawe. Abo ngabo bazabahemba kubatwara mu bwami bw'ijuru. Niko yivugiye, yaravuze ati nubwo ngiye ariko nzagaruka mbajyana, ye kubategurira ngo aho ndi namwe muzabe. Iryo jambo rero umukristo muzima agomba kuryubaha. Abataryubaha ntabwo baba barahuye na Yesu. Imana itugirire neza. Dukomeze. Noneho hari abakristo muri iyi minsi navuga bari mu gucogora, ariko ngiye kukubwira ibibacogoza kandi bizasimbukwa na bake. Ariya magambo Pawulo yahanuriye Timoteyo,
Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 1 wa 5 yansomere kugira ngo abakristo mbabwire ibibacogoza ko Satani nawe abihanga amaso kandi arabizi. Babyitondere. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Sasa ibyo mu minsi y'imperuka ndagira ngo barabyumvise. Ni bya bihe birushya. Abantu bazaba bameze bate? Bazaba bikunda. Urukundo rwa benshi ubu ngubu rwarakonje. Ntabwo wagenda ngo ubone umuntu ukugirira impuhwe. Azaba ari abantu bo kwirarira, azaba ari abantu bikakaza, azaba ari abantu bishyira hejuru, azaba ari abantu bikundira ibintu bibanezeza, aho gukunda iby'Imana bo bazikundira ibibanezeza. Yihangire ubwabo butumwa aho kumva ubutumwa bwiza bw'Uwiteka. Umukristo rero utari maso amenye gusoma ibihe, amenye ibihe tugezemo. Byanga byakunda gucogora azacogora. Nibyo nagira ngo bibutse. Ngiye kugera ku musozo, sibyo? Hari umukoro nshaka kubaha. Soma Abakorinto ba kabiri ibice 13 umurongo wa 5. Abakorinto ba kabiri ibice 13 umurongo wa 5. Ngiye gusoza n'iryo nangize. Ibice 13 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 haranditswe ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo kwizera, kandi mwitegereze, mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Yes. Iryo jambo nshaka gusozerezaho. Unyumva wese muhaye umukoro wo kwisuzuma, arebe niba akiri mu byizerwa cyangwa niba ibihe birushya byaramugeze bikamutentebura, akaba atacyumvira umwami we, akaba arimo gufatanya n'abamusuzugura. Ubwo nguwo ari mu mubare w'abo Kristo agaya, kandi nawe ategereze igihano kizamugeraho. Imana igirire neza abana b'Imana. Niryo jambo yari yampaye ngo nibafata umwanya wo kwisuzuma, kuko igihe cy'ubuntu yatanze cyenda gushira. Pasiteri, Imana iguha umugisha. Utubwiye amagambo akomeye kandi wadusomeye n'amagambo menshi atandukanye. Ngira ngo habwirwa benshi akumva bene yo. Mwebwe abadukurikiye mujogoremo ibyanyu byabafasha, byabagirira umumaro, kandi Umwuka Wera abibafashemo. Reka rero dusoze tubashimira, ariko reka dusabe pasiteri n'ubundi pasiteri sengera itorero. Mana data, Mana ikiranuka, wowe wagize igitekerezo cyo gushinga itorero ku isi kugira ngo ab'isi bawe waremye bashobore kugira ubwenge buzima bwo kubabeshaho batiyanduza. Ijambo wavuze ni iry'ukuri, rifite imbaraga. Umuntu wese uryemera biramutunga kandi rikanamurinda. Ubu ndasengera abana b'Imana kuko nzi ko umurimo wawe warafashe, warabyaye mu bihugu no mu bihugu. Abana b'Imana ni benshi. Ubu ndasenze ngo iri jambo kuri uyu munsi wa none rigireho rivana abari batangiye gucogora, ribasubize mu murongo wo kwizera, bamenye ko ibimenyetso by'ibihe babishyiriyeho kugira ngo bibabere ikanguro. Buri wese yige gukanguka mu buryo bw'umwuka.
kuko nugaruka nta mbabazi zizabaho mu gihe abantu bazaba banze kukubaha. Umurimo ni uwawe si uwacu, tugushimiye ko aka kanya ukaduhaye, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha bakundwa, amen.